Yesu ni Arufa na Omega, niwe tangiriro n'iherezo, niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba, ni nawe rutare rwihishemo. Yesu niwe Arufa na Omega, niwe tangiriro n'iherezo, niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba, ni nawe rutare rwihishemo. Niwe bwihisho bwanjye, umutaminwa utabasha guhangarwa. Iyo ngenda mbagenda n'ibanga rinini, kandi ikindi naranyuzwe cyane. Niwe bwihisho bwanjye, umutaminwa utabasha guhangarwa. Iyo ngenda mbagenda n'ibanga rinini, kandi ikindi naranyuzwe cyane. Ukuboko kwe kumwe kurahagije, agaha umutekano y'ibihugu igihumbi, ku buryo n'inyamaswa zo mu ishyamba zibaho kubw'umucunguzi. Ukuboko kwe kumwe kurahagije, agaha umutekano y'ibihugu igihumbi, ku buryo n'inyamaswa zo mu ishyamba zibaho kubw'umucunguzi. Niwe bwihisho bwanjye, umutaminwa utabasha guhangarwa. Iyo ngenda mbagenda n'ibanga rinini, kandi ikindi naranyuzwe cyane. Niwe bwihisho bwanjye, umutaminwa utabasha guhangarwa. Iyo ngenda mbagenda n'ibanga rinini, kandi ikindi naranyuzwe cyane. Najyaga nibaza uburyo mbyuka nkagenda, nkagaruka nta gikuba gicitse. Uburyo bwose ni mu bwihisho bwa Data, mbayeho kubw'umucunguzi. Najyaga nibaza uburyo mbyuka nkagenda, nkagaruka nta gikuba gicitse. Uburyo bwose ndi mu bwihisho bwa Data, mbayeho kubw'umucunguzi. Niwe bwihisho bwanjye, umutaminwa utabasha guhangarwa. Iyo ngenda mbagenda n'ibanga rinini, kandi ikindi naranyuzwe cyane. Niwe bwihisho bwanjye, umutaminwa utabasha guhangarwa. Iyo ngenda mbagenda n'ibanga rinini, kandi ikindi naranyuzwe cyane. Niwe bwihisho bwanjye, umutaminwa utabasha